sawa boss. Yalla. Sonia. Iminsi myinshi kabisa. Nizute? Tuze neza. Iwana warakuze cyane. Iminsi myinshi kabisa. Durukana twigana yalla. Nawe ndabona ko wabaye. Sigaye umeze neza ariko. No hana heza. Shangiye kujya mu rugo. Urugo ni hafi ahangaha se. Sigaye umeze neza wallahi. Twaherukanaga kera ari umwana twigana. Reka nabirenze. Narenze kabisa. None se Shani sawa. mu rugo ni hano hafi se? Ngende muri quartier. Nanjye nari natembere hano iwanyu. Ntabwo nari nzi ko iwanyu ari mwiza nce kabisa. Hana heza. Shangiye nyine hari umwana nimbiye kureba inshuti yanjye. Rero nari ntashye. Wari utashye? None nanjye dore mise mboneraho. Ko shandi kubona iri zuba se? Izuba ni byanjye. Izuba rimeze ubuse ko hari hacigiye tutabonana. Bahise tugacana ahantu no kugura n'agafanta tukaganira nari ngukumbuye kabisa. Wapisha mfite gahunda nyinshi. Ntabwo wabinkura kabisa. Urabona ntago ari nka kera cyagiye twigana wajya gunsaba n'aka juice nka kaburu. Ubu ngubu urabona bisigaye bimeze neza kabisa. Ndi kubibona gusa nawe umeze neza. Ntabwo ubona ko ubuzima bwahindutse ariko ntago ari nka kera wansabaga kantu. Ugasanga ntabwo byakwemera njye mu rugo navuye mu rugo bitinze. Basi se ndagutegera basi nimba uri kugira ngo urakere ndagutegera nta kibazo. Ticket nanjye ntabwo nayibanaga ari ikibazo ahubwo wowe uzampamagara nyine se wari uzi ko turi buhure. Ngize amana nyine turahuye. Yebwo duhere rero noneho tuzahora no hatari imana ugize twabipanze. Mbabara wenda twongere dusubuke urukundo rwacu. Urabona wenda ubuzima bwaje gucamo. Tugende tunaganire basi wenda urukundo rwacu tube twabasha kugera hano turugeze. Kuko njye urabizi ko kuva cyari we nakundaga. Ndabyemeza. Genda wenda ntabwo ndi butinde. Oya ntabwo utinda nta kibazo wenda ndanagutegera. Ngaha uri umuntu nyakira mbere n'umwana amazi yo kunywa ubwo wajya ngo nta muntu rubamo ari umuntu rwose gafata icyemezo akagenda nta muntu abwiye aho agiye kana agatangaza rwose iminota 10 igashira 20 igashira 30 igashira nta muntu ucaracara nta n'umwana nta niki koko ibintu birakabije bigomba guhinduka. Papa yawe neza muhungu wawe kuri hano wenyine se none numva uri no kugenda univugisha hano amaze nk'amasaha abiri. Nanjye mba nagiye ngeze hano nsanga nta muntu uri mu rugo ari umukobwa ntawe uhari. Ibyo twiriwe tugushakira umunsi wose nukuri. Ubuse wiriwe. Cyabikoze avajye mu kazi karagutegereje. Kakazi wajya ugakora si we mwana. Urambabaje n'itegereje ko ngende ubuze ngo mbikore ntabyo nkwa. Ngiye guhamagara mama araje. Wetse nze mpamagare mama nawe agasige kose uragakora nicaye. Hai mama muhamagaye rwose umubwire ibyo ushaka. Ntabwo mbikora rwose ugenda ubyikoreye none shira umutwe. Ega nuko umuhungu asa na se rega buriya. Umuhungu asa na se.
kuko buriya ntabwo ibibazo biri ku ishuri. Buriya nanjye ubunemye agatima. Tuganire nyine ho gakeya. Uzi si ibibazo biri ku ishuri aho ubwo ubona ndi kugenda gutya wibuke nyine ko uno mwaka wose utarishyura minerval iraza kuboneka. Urumva nyine ko bari kunsarana bari urumva nyine biragoye ariko nyine ugerageze wishyure papa. Ndimo kuyashaka arenda kuboneka rwose. Numva reba mama yirirwa avuga kunywa inzoga. Oya minerval uzayibona. Na mushiki wanjye ubona ko bakwanganye ariko nyine nawe ugaragaza ubushobozi bwawe nanjye utazatuma nkuvaho kandi ubona ari byo gushyigikira. Minerval irahari ntabwo nayinywereye irahari. Ntari ubwo ngubwo kananjye ngiye kwiyambura zino uniform. Genda ubikuremo. Ahubwo se ubu hari ibiryo we? Ntabwo nigeze njya kureba ibiryo urabizi ntabwo njya nkunda kujya mu nkono z'abadamu n'abakobwa. Ubwo yewe icyanjye urakizi ubwo nibyo ntabwo nigeze njya kureba mu nkono. Ndaje ubwo myangareka. Genda bari kugaruke nta kibazo gira vuba. Nabo ubwo baraba baza baratubwira uko gahunda zimeze. Mama Shasoni arasiga yakugeza ateze yanjye ya myenda wansigiye na iri mu ndobo nayiretse ari buze kuyifu. Nese uyifura ari kumva hari ikibazo ari neba njye ajye yirirwa agenda none ngiye nsigare hano nkora imirimo nanataha ari nanjye uyikora. umunsi umwe yagiye yumva yaciye akundi we wagiye unkura mu kanwa kawe ndabyanze. Urumva ibyawe byese narangiye hari amaguru yawe najyanye sinajyanye ayanjye. Nanjye mama nzajya ngenda. Niborera mwana we. Ase mama ntago ngiye mara nkako ni mu munsi umwe wakoze waciye igikuba ngo nagiye. Nanjye nzajya nirirwa nigendera nawe ubikore. Soka no bugu bugende. Reko ntari buri. Ntabwo kujya kunzana ikirabura n'inywera amazi uri kuvuga. Sone. Umva ntukamenye njye nagutungana. Ndaza kukwereka mwana. Wangira ute se ko guko. Ndararwana wagira ngo sinjye warubya. Je ura mwana hora nesha umutwe ubundi abona ngana nawe. Mureka. Sebo burya bafite. ariko mama ngiye njya kuguha akazi nakaguhaye ko uri umuntu uri serious nizeye sibyo none reba tugezeho plan igeze hakomeye utangiye kuzana ibintu by'imikino muri business urumva mu mikino yose ukina ntukajye ukina na business yanjye sibyo fata umuzigo ugende udepoza aho nakubwiye urumva iyo mikino yindi ujye uyihorera sibyo kandi ngewe niba twavuganye ikintu jye ugikura nkuko nakikubwiye sibyo Mama nje ura muhungu wawe. Umubwira njye itondere nje nago tungana. Hako mwana wamwihoreze birayigira nuko papa badaharerega. Gusa papa wahari yabyivugisha. Sokambaza. Urebe ko atibyimbije ndareba igihanza nini kirahure ngo ni ntago ari bukiza bayicaye hariya hanze. Mwihorere nta kibazo. Mwana wamwihorere ujye ukora igihe wumva bifitiye ingufu. Nanjye mba naraho. kandi ibyo bintu byose tuba dupangana nakore buretse ndaza kuvugisha ngeze mu rugo kandi mbashaka ko famille yanjye ubona ko ndi umuntu turumvikana ubishyire mu mutwe wawe ubikore nkuko twabivuganye ntukajye ukora ibintu mu mari twavuganye mani ngiye nawe ntago dufatanije akazi ngiye ndi sobuja wowe umukozi sibyo jumenya aho ugarukira kore business uko nazikubwiye ufata umuzigo udepoza aho nakubwiye urumva sawa rero gereka ibintu by'imikino nk'ibi Mama bundi twagiye narimo aratembera mu hanze ubuse ntagiye kuza mu kanya iramubona nabi meze mute se Timwana nziza kurusi meze bite sikuziye mu gihe umukobwa yari ari kukumva dore ko yarakubuza barabuza amahoro
ariko ushakira iki se? nawe nakubuze nayumvaga ngukunda najyaho we aho nyumvira mama nakubwiye se sinari namubwiye ngo hari umwana yagiye kureba inshuti yiwe nari namwatse ariko agabuze nuko nari nakubuze gusa niryanye kutambwiye ni wa mwana w'ubushize yigeze nkumva nkubwira bita Kevin ngo yagiye kureba ndamwibuka niriwe neza akazi karanyishe narakomye abaye oya wayigikara noneho hari ufite umuhungu namutumye ikirahure ngo nywe amazi kuva ryari ngo yagiye yarakaye ngo ntabwo nameshe ngo mushiki we ntiyamufashije ariko nawe rero hari igihe ujya umubanira nabi kandi ujya umubanira neza rega ni muto kuri wowe agasaza kawe kamwe agomba kunyubaha akagenda agamesa nanjye ejo nkazafura nimba ntari marise ariko ni inshingano zawe papa nta kibazo nzajya mbikora ariko nawe ajya agabanya se kuko uzi ko twanahura no mu muhanda ariko akabivuga umva mukobwa wawe ntabwo nshaka impagarara mu rugo rwanjye nk'uko uzi ko nyoko tutarigera dutungana na rimwe sibyo niyo mpamvu nashaka ko wowe na musaza wawe mubana nabi sibyo turabyumvikana kampamagarira musaza waze hano nawe tugire icyo tuganira nyaruka wajya wita ku bana igihe hari inshingano zose ziba ari izawe sibyo ntabwo mba ntagize sinari kumufasha se ahubwo umugore mwiza utanga n'uburere bwiza ku bana bose ubaringaniza nta n'ikibazo ariko wowe ushobora kuba utonesha umwe ugasanga undi abirebye nabi bituma abana bangana umuhungu wawe umeze ute neza umuhungu na se barangana sha nawe turangana ndadirutse ukuntu baba badakaje byagenze bite cyane uyu nguyu uriya mukobwa rero uriya ni inshuti yawe sibyo niyo mpamvu ubona bayigize umutesi ariko mujye mwumvikana buri wese acira undi bugufi sibyo nubwo akuruta nawe ugomba kujya kubaha sibyo mukumvikana niba ari imirimo mu rugo mukayikorana urumva soni ibintu byo kumva ko ari we mukuru ugashaka gukinagaza undi mwana ntabwo mbishaka uransaba imbabazi ngaho nimugende nkomeze nganire na nyoko ibindi tuzagenda tubivugana gake gake tegura n'uburyo ejo mujya ku mashuri murakoze bana banjye yego papa nanjye rero nari mvuye gutembera kajyemo koga urabona ko ntabwo ashyushye cyane ntaribi ariko Sonia yigeze amubwira ngo iwabo ashaka ko tuzajya gusura iwabo wa Kevin ngo kuri iriya famiye yabo rwose ya famiye by'umbwire ifitanye amakimbirane cyangwa umugabo waho ntiyoroshye ngo anywe inzoga wewe kuba yirarira mu kabari agizwe n'itabi n'inzoga mbega ibyabo ntabwo byoroshye na se nibura umuntu yamuganiza akamugira inama wenda umuntu azagera amuganirize yumve ko wenda yagarura mudu y'urukundo mu rugo rwabo rero sheri ubu utarimo urukundo utarimo kumvika ruba rwahindutse nta kintu ruba rumaze rwose kandi gusenya ushaje nabyo ni ikibazo uragashenya uri muto uvuga ngo urajya kwishora ubuze umuntu nkana nkanjye nawe ubu twarusenya tukajyana ese twaba tuba bari abana bacu b'uburezi reka tuzashaka umwanya tunyarukire tugende tubasure wenda turebe ko uwo mugabo tuhamusanga ya kagire kanitera utuzi gutuye wa muryango urambabaza rwose ubwo shera byemere kanaza kubwira Sonia azajye kunyereka aho basigaye baba nzajye kubareba mbega umuryango ubabaje bwira Yesu byose ibigutera ibikubabaza akunda fasha abashavuye wizere ijambo rye rwose paka biriwe
ko ni beza kimugenda mutavuze aho muba mwagiye wabizi ko umusore amateraniro ese mu materaniro ntubivuge ko wagiye mu materaniro ibaze mu masaha 3 maze hano nta muntu nasanze aha wasigaye hari ibintu utunganyije hariya niba usigaye n'ibyo uteguye hariya wihangane ntabwo nari nzi ko utakare ese wazi ko zamura nta nyinjoro siko mbona ari byo wahisemo nari nzi ko iki gihe utatashye igihe cyose ese umuntu utaha mu rwe agira amasaha atahamo hano kuri biranshimishije iki gihe watashye nkaho nturi no guhumura nk'abapapa amasaha 3 maze hano nturi no guhumura nk'abapapa pakevi nyuma amateraniro y'umunsi agenze neza urabona byagenze neza cyane byagenze neza pe uri no kumbaza neza utari konshitinga bimwe byawe ndumiwe bw'amasengesho wasanga yageze ku mutima urabeshya imana ishimwe amase umukobwa wanjye ari umukobwa wawe nawe tubonye amateraniro ansaba uruhushya nyine hari abashuti bagiye gusura no gusezera ejo se n'uzi ko azajya ku ishuri ntabimbwiye ndabyumva ndabaha ati papa wawe n'ubundi araza nimugoroba ariko nimubona ndabimukubwira urabizi ko nawe wamugize igikanya tukakimuha umwanya wo kuganira nawe nta bindi nyine nimba ntawe uhari ubwo nyine reba uko icyo ugomba gukora ayandaje kurikirana bisanzwe ikintu wabonye se hariya mikofa ahantu hari kurema hariya n'akanyanya n'akaboga ntakomera ukareba imana iransekeye haleluya yesu mwana uyu yesu dukorera ntazadukoze isoni aha ngaha ni bari yesu mwana urakoze icyubahiro n'icyawe pakevine wawe kofi ngiyo ukuremo ariko hano hasigayemo ndakuramo ngiye mugabo mwiza urakoze ibi n'ubundi bari barabimbwiye ko uzahinduka ko umugabo wanjye nkagira ni ukubeshya aho ukora uwanjye ndabyemeye uranjye ko arimo kurushaho kuba mwiza cyane ra ndinjira nkaza nasize yinjirana umushiha umugore ko ndeba akanyenyeri kerekanye ibintu ugomba kubihindura papa kevin yantumye kare uvuye yose oya ntumye kare kuri mushe nzi ko ari wagiye oya ndamutumye kujya ari ibindi bintu nashaka ko tuganiraho niyo mpamvu mutumye nyine ngaduha akanya aho bimbaze nta kibazo njye niwo mwanya nkuboneye ari ku manywa mbona wishimye nanjye byanshimishije urishimye cyane ariko utavuga urishimye cyane tuguriye akaboga ejo n'amashuri azatangira ku minerivare hari ukuntu wabigenje minerivare niyo mpamvu nayo natashye ndi guseka maze iminsi mpeta ku kabari ntanga kurebayo ariko yesu ugira nanga kurebayo uriya mwana abantu bashaka nanga kurebayo kugira ngo abana banjye ejo nanjye wenda nanjye bazandengera hari imbere haleluya yesu igitangaza nuko biba bimeze urakoze cyane no kuri mana ariko ubona ko cyiza cyane